mperutse kubona umugabo w'umukukuruke aje imbere y'inama nshingamateka y'igihugu cy'iwabo abeshera umuvyeyi wacu avuga ngo umuvyeyi wacu ngo yahamagaye abatutsi b'ikongo abahutiranye ngo nzubanwikira abasoda ngo babafashe kwica abatutsi biwaye. Ibyo bintu mwarabyumvise? Ndiyumvira navuga uyu muntu kubera iki umuntu aje kugwari hahamuka mu gihugu kivaho giteye imbere givuze n'ubuvuzi bukaze ntibamufate ngo bamuvurire ku migozi y'igitanda abantu bakari ku muntu. Ibintu bifashe indi sura, ibintu bihinduye isura, ngira ngo nkuko ubibonye mu majwi n'amashusho tubanje hano imbere. Ibintu bifashe isura, barundi kazi, banyarwanda kazi, Rwanda Urundi Rwanda. Ngira ngo noneho bivuye mu banyepolitike bigeze no mu bapasteri. Mbaye hagaragaruka kuri James Kabarebe retired wahoze ari Minisitiri w'ingabo z'u Rwanda. Ngira ngo amugarutseho rero muri disikuru ndende nawe kandi afite uburakare, ubona ko ari seri y'ibyo ari kuvuga, cyane ko ari pastoro, nta nzoga anywa, nta n'ikindi aba yariye, nta n'ikindi aba yanyoye. Avuga ngo u Rwanda rufite ubuvuzi buteye imbere, rwatereranyije James Kabarebe, ruba rwaramuvuzaga ngo icyo yakita ihungabana, depression, ngira ngo ihungabana, agaragaza ko James Kabarebe afite ubwoba bwishi, yaba afite igihunga cyishi cyamuvugishije. Ibyo wumvise uyu mugabo ari kuvuga nanjye ari byo ngarutse, ariko mvuga ngo none se ibi ni ibiki banyarwanda barundi, ibi ni ibiki koko? Niba politike rero igeze mu bakozi b'Imana, ntabwo nzi ikintu kibyihishe inyuma, kandi ibi bintu bifite iyo biva, bifite niyo biri kujya, bifite n'icyo bihatse. Ndabyumva nawe urabyumva, ariko ibi bintu ntabwo ari gusa. Niba umuntu atinyuka akavuga ngo James Kabarebe barwaye mu mutwe, James Kabarebe bakwiye kumuhambira imigozi bakamushyira mu bitaro bikomeye, kuko u Rwanda ruteye imbere mu buhinga bwa none, akavuzwa, akabivuga muri disikuru imbere y'abantu. Uyu mutama wo mu Rwanda ngo yasomye disikuru, James Kabarebe ayisoma, ngo ayisomera inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ngo babwira ko General Neva yahamagaye abahutu bo muri Kongo ngo baze kwica abatutsi b'i Burundi, ko azabashyigikira akabatera inkunga. Ariko ngira ngo ijambo yagarutseho ni rimwe, General Neva Ndayishimiye yigeze avuga ngo azatanga igihugu cy'u Burundi kihabwa imyitozo, babone uko bahirika ubutegetsi bubi bw'u Rwanda. Uyu munsi wa none rero aragaruka akavuga ngo ngira ngo mwumvise n'ijambo yasomeye James Kabarebe. Uyu mugabo Mbayahaga yasomye disikuru, arangije ashyiraho, yamusomeye disikuru. Uyu mugabo Apotre Mbayahaga yasomye disikuru, asomera n'ijambo ry'Imana James Kabarebe. Hari ijambo yamuhaye, yamutekereye, avuga ngo Yesu avuga mu gitabo cya Matayo ngo ntukicarane n'umucokoranyi, cyangwa se ntukicarane n'indyarya, ntukicaranye n'ugupinga, ntukagendane n'uyu, ntukifatanye n'abatizera, ntukicarane n'abakobanyi. Kandi ngira ngo ni naho yagarutse aravuga ngo abo ni abanyabwenge b'ibyanditswe, abo ni abanyabwenge b'ibyategetswe cyangwa se b'ibyanditswe. Ari naho yagarutse Mbayahaga akavuga cyane mu ijwi rikakaye rihambaye, avuga ngo u Rwanda rwitaka ko ari rwiza, ariko Burundi bwagerageza kuvuga ko ari bwiza, u Rwanda rukacecekesha u Burundi. Ari byo Mbayahaga yavugaga ngo baramucecekesheje, bamubuza kuvuga u Burundi ko ari bwiza. Ariko ngira ngo namwe mu bakumbuga nkoranyambaga, nta hantu u Rwanda rwigeze rubuza Mbayahaga kuvuga u Burundi ko ari bwiza, cyangwa se nta n'umuntu wese wakubuza kuvuga igihugu cyawe ko ari cyiza. Ngira ngo rero muri disikuru ndende Mbayahaga yahamagariye abakirisito, abapasteri kujya inyuma ya General Neva. Yavuze ngo
abasinya mu rusengero, abasinya kugira ngo idini ribeho ni abaminisitiri. Bityo rero umuntu wese uhagurukira igihugu cy'u Burundi ahamagariye abapasiteri bose kujya inyuma ya Neva ndetse n'abakristo bakarwanira igihugu kandi bakarwanira ukuri, kandi yavuze ko idarapo y'ubutsinzi izazamuka mu Burundi, noneho idarapo yo gutsindwa izazamuka mu Rwanda. Ibyo rwose yabisobanuye, nubwo abantu muvugira mu migani ngo tutabimenya tutabyumva, ariko icyo ni ikirundi cyumvikana. Ngira ngo mwabonye n'ifoto ya James Kabarebe ikwirakwira mu mbuga nkoranyambaga aha hose hirya no hino, barimo bagaruka kuri uyu mupasiteri wigishije disikuru yose, akagaruka abwira General Neva ko ari umubyeyi mwiza witwaye neza. Ibyo ni byiza, nta n'ubihakanye. General Neva niyitware neza, kama kawaida ni ngombwa ko anitwara neza mu Burundi. Ariko se u Burundi buhuriye he n'u Rwanda? Apotre Mbayahaga ibya politike noneho abyinjiye mate, abije mate. Niyo mpamvu rero abadede cyane ko yari navuga pasiteri cyane ugaragara nk'aho ari we uri imbere mu bapasiteri bose bo mu Burundi, ariko cyane muri CNDD FDD niwe mupasiteri baha ijambo rikuru. Navuga ngo mu Burundi niwe CNDD FDD yahisemo ko ari wasengera umugambwe, ari we waba hafi y'ishyaka cyangwa hafi y'abanyamugambwe, uhereye kuri umunyamabanga mukuru ukageza kuri perezida. Rero Mbayahaga Apotre, ngira ngo rero muri uyu mugoroba niho yahagaze imbere y'isindwe ry'abantu cyangwa se abantu benshi, agaruka kuri James Kabarebe, bavuga ko James Kabarebe yaba afite ikibazo cy'ihungabana, ngo umugabo w'ijunja w'igitangaza ukomeye, umugabo udasanzwe, ngo yahagaze imbere y'inteko ishinga amategeko avuga ikinyoma, arakivuga umwanya muremure, arakivuga arakiyongeza, abeshya ukuri kwamye, abeshya avuga ngo habayeho guhamagara kwa Ndayishimiye, ahamagara abahutu bari muri Kongo ngo baze kwica abatutsi b'i Burundi, bajye kwica n'abatutsi bo muri Kongo. Mbayahaga agaruka aravuga ngo iyo biba ari byo baba barishe bahereye ku mpunzi ziba hariya. Mbayahaga avuga ngo izi mpunzi ziba z'abatutsi, z'abakongomani ndetse n'abanyarwanda, iyo tuba bicanye twajya kwica abo muri Kongo tutisha abo ngaha mu gihugu. Mbayahaga rero hagati Apotre na Afande rwambikanye ubu noneho birivanze, amasaka n'amasakaramentu, ibya Sazari turabibuze, n'iby'Imana turabibuze, abantu barabivangavanze cyane rero, kandi bitangiriye mu bakomeye. Apotre Mbayahaga arakomeye mu by'iyobokamana, James Kabarebe arakomeye mu bya gisirikare, by'iyobokamana ho simbizi. Ariko ngira ngo ibi byose umuntu uzi kwiyiriza ubusa yiyiriza ubusa, umuntu usenga asenge, narabibabwiye, nimudasenga muzasengera. None se niba Mbayahaga yifatiye ku gahanga Kabarebe, icyo nizeye cyo hari igihe Kabarebe batanamusubiza, rigiye Kabarebe batanabivugaho, kuko abanyarwanda basa n'abantu muri ibi bintu batavuga buri kanya, ariko abarundi nta munsi wijyana. Ejo havuze Evariste Ndayishimiye, General Neva avuga ko u Rwanda ari rwo rwazanye ibintu by'amoko, ari rwo rwazanye ibintu by'abatutsi mu Burundi, ndetse u Rwanda rubijyana no muri Kongo. Nta munsi wijyana nyine. Uyu munsi wa none pastor agiyeho Apotre Mbayahaga ati umuntu ufite igihugu giteye imbere, kirimo ibitaro bifite ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru, mwaboshye amaguru ye. Ubwo ari kuvuga James Kabarebe, mwaboshye amaguru ya Kabarebe, mukaboha amaboko ya Kabarebe, mukamuvura ibi bisazi cyangwa mukamuvura iyi toroma cyangwa mukamuvura ubu bugwayi yaba afite. Abivugira mu migani rero, ariko mu kirundi nanone cyumvikana. Ntabwo nzi impamvu byabaye ibi, ariko mu busanzwe uko niko kuri, ni Afande yavugaga rwose. Ariko mutama w'u Rwanda nanone Imana irakuzi, humura, mpamya ko iyi disikuru waba waravuze Mbayahaga yagarukagaho,
ntabwo mbizi neza ariko nzi ko James Kabarebe mu bashinga ntahe dufite reka mvuge mu Kirundi mu Rwanda nawe arimo. Ntabwo James Kabarebe ari umuntu wiyenza, ni umuntu uciye bugufi, ni umuntu usanzwe rwose tubona ari inyangamugayo. Ntabwo nzi rero impamvu agirana ibibazo na Mbayahaga. Sinzi kuri ijambo ari Mbayahaga waryumvise wenyine kuko neva ntiyigeze arigarukaho, nta minisitiri warigarutseho, nta mukenguza amateka cyangwa umushinga amateka warigarutseho w'i Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'u Burundi ntiyabivuze, ambasaderi w'u Burundi mu Rwanda ntabyo yavuze. Mbese bigarutse kuri Apotre Mbayahaga wenyine niwe wagize ikibazo, aravuga ngo ibi bintu nibitugane. Kubona igihugu cy'igituranyi umutama ushesha kanguhe ukuze w'ijunja ahagarara imbere y'abantu akabeshya. Ndayishimiye yahamagaye abahutu bo muri Kongo, abanje aravuga ngo ni abatutsi, bigeze arangoya ngo ni abahutu, nk'uko mu kavideo ushyize imbere nawe ubibonye. Avuga ngo ntabwo byumvikana ukuntu ashobora gukora ikosa nk'iri akabeshya ku manywa, abeshyera igihugu cyacu. Nguhaye ikaze, iyi ni Imbabazi TV3, ngushimiye gukora subscribe. Apotre Mbayahaga yavuze ko James Kabarebe yaba afite uburwayi bwo mu mutwe. U Rwanda ruteye imbere mu buvuzi, bakwiye gufata amaguru bagafata amaboko bakamuhambira mu bitaro bakamuvura ikibazo yaba afite atarinze kubeshya ku manywa y'ihangu. Mbayahaga rero na afande retired James Kabarebe ngira ngo bihinduye isura, bivuye muri Sazari bigeze no muri politike, kandi ibya Sazari turabibuze n'ibya politike turabibuze. Ubu Mbayahaga ndetse na afande James Kabarebe rwambikanye, ngira ngo mu kavideo tubanje imbere urabibonye. Tugushime gukora subscribe. Ariko Mbayahaga ibintu avuze na amateka, Mbayahaga ibintu avuze twese turumiwe, Mbayahaga ibintu avuze ngiye biracanza aho mpagaze aha, ndi kwibaza nkavuga ngo niki gihari, niki kiri kujya imbere. Mbayahaga ajate muri politike, pasitoro, umuhanuzi, umukozi w'Imana usengeye ndetse rwose ufite ijunja n'ijambo mu bapasiteri. Uyu munsi wa none rero we agarutse kuri James Kabarebe, yavuze ko Kabarebe ubwiwe afite uburwayi, u Rwanda rwagombaga kumuvura, ataravuga aya magambo, ariko ngo yabeshye igihugu cy'u Burundi. Ntabwo rero ibintu byoroshye na busa, ntibyoroshye na gato. Hagarara usenge, niba wikunda hagarara usenge, niba ufite ubwenge hagarara usenge, nudasenga urasengera. Ngira ngo ibi byose biri guca amarenga, bisura bikungura, umwe avuga ibundi acaho akavuga ibi. Ubu ni ukuvuga iyi ntambara ntabwo ari intambara y'abanyepolitike, ni intambara irimo byose. Koko Mbayahaga yavuze ngo umurundi wese, umupasiteri wese, umukozi w'Imana wese ahaguruka ajya inyuma ya Sebarundi General Neva barwanirira igihugu. Ntabwo nzi ko igihugu cy'u Burundi kiri mu ntambara cyangwa cyatewe, ariko wasanga ihari. Ndetse nawe ubwe uyu Mbayahaga yigeze avuga ngo niwe muntu wa mbere uzajya ku rugamba, yashaka agapfirayo, muri disikuru yindi yigeze asoma. Ndagushimiye rero we wabanye natwe 5/5, tukubwira ibisohotse ako kanya. Jya usura Imbabazi TV3 uzajya usangaho amakuru mashya.